ni ibintu bihari muri iyi minsi cyane cyane ku bana b'abakobwa, ni ibintu bihari cyane. Wenda mbyibazaho, sinzi niba nawe ubyibazaho, kuko usanga muri iyi minsi abana b'abakobwa bari kujya mu nkundo n'abapapa. Reka nkoresha abapapa, abagabo bubatse bafite abagore n'ingo zabo, ugasanga barakundanye barakururanye, bibaviriyemo no gutwara inda, agatwara inda y'umugabo ufite undi mugore. Niyo topic tugiye kuvugaho, tugiye kwibaza ese kuki ibyo bintu bihari cyane muri iyi minsi. Ndumva ari ibyo ngibyo nibyo tugiye kwinjiramo turebe, twibaze impamvu, njye ndayibaza, nkeneye nanjye ibisubizo mbikuye mu badukurikirana, abakunzi bacu badukurikirana buri munsi, mutubwire impamvu ibyo bintu bihari cyane. Gusa mbere y'uko dutangira ikiganiro, ndabibutsa kugira ngo mukore subscribe, musharinge ibiganiro byacu bigere kuri benshi, kuko ni ibiganiro tuzajya twungukiramo ubumenyi bwinshi, tumenye ibisubizo by'ibibazo twibaza umunsi ku wundi, tugenda twunguka byinshi bitandukanye. So byaba byiza ukoze share, ukaduha comment, ukaduha igitekerezo cy'ibitagenda neza cyangwa se ibyo tugomba gukosora kugira tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ndumva ari uko nguko tugiye kubigenza. Cyane nk'uko bamaze kubimenyera, iki kiganiro ni icyacu ariko nabo ni icyabo. Tugomba kungurana ibitekerezo. Nimwe dukorera, duhari kubera mwebwe. Nimwe dukesha. Mudahari twagwa. Njyewe uko mbyumva, impamvu wenda abana b'abakobwa basigaye sinzi niba nakoresha wenda gucudika n'abagabo bubatse. Gucudika nawe ubivuze neza, babivuze nabi, bakundana. Buriya ni ugukundana. Gucudika, wibuke ko uwo nguwo aba ari umupapa, ariko nanone urukundo nta limite rugira, urabyemera. Rero nuvuga gucudika biraba biri gusoundinga nabi, kandi hari umuntu ubikora mu by'ukuri yakunze n'uwo mugabo. Ariko wenda niyo mpamvu turi bukoreshe imyemerere y'abantu. Gukundana, urakunda umuntu w'abandi umukundamo iki? Nese urukundo urarurimita. Wenda hari igihe ruza kuko ari rurangiza. Nta tegeko rihari wenda rivuga ko umuntu wubatse atagomba kongera gukunda, ariko se wowe ukunda umugabo w'abandi kugeza aho muryamana, nyine wumva umeze nk'umubyarana. Hari igihe ukunda umuntu, ngende kuvuga ku ruhande rw'urukundo, hari igihe ukunda umuntu nyine nawe ubwawe ugata control. Hari igihe ukunda umuntu ugata control, ariko noneho ntekereza ko ino sije turavuga tunagira abantu inama. Sintekereza ko uta control ku muntu ubizi ko muri kumwe wenda amasaha abiri arataha, ntushobora kumubona igihe umushaka. Wenda ashobora kuba anatekereza ko ashobora kubona chance z'uko, ariko si izo chance zo gusenya urugo rw'abandi bazita. Ntabwo ari unasara usenyura utarasenyutse, n'ubundi ruba rwarasenyutse. Oya, njye ntabwo ariko mbitekereza. Ntekereza ko abana b'abakobwa baramutse bagabanyije nyine uwo mwanya baha abagabo, sibyo? Ukihangana, kuko sintekereza ko ujya mu bagabo udasize nyine abandi abasore bagushaka. Ariko wenda ntekereza ko impamvu abenshi bayijyamo, nk'uko tubizi hanze aha, usanga ari bimwe byo kuvuga ngo gukura se, cyangwa kuvuga ngo abagabo nibo batanga amafaranga. Ntabwo ari ku bantu bose, ntabwo ari ku bantu bose, kuko actually njyewe ukuntu mbyumva, sibyo, mu buzima bitewe n'ukuntu umuntu wenda nshobora reka ndeke kwitangaho urugero. Umukobwa ashobora guhura n'umugabo runaka, wenda bahuriye nk'ahantu yasohokeye se cyangwa iki, bitewe n'uko wenda uwo mukobwa yitwara, imigendere ye, nyine uburyo ameze, bikaba byakurura wa mugabo wubatse, sibyo. Wenda nanone uwo mugabo ntumucire urubanza, ashobora kuba afite umugore umutesha umutwe, icyo ni icya mbere. Ashobora kuba afite umugore adakunda, sibyo, icyo nacyo ni icya kabiri. Ashobora kuba wenda ari muri process za divorce, urumva, akaba avuga ati wenda njyewe niba mubonye uwo mukobwa nkamukunda, why not ntabigerageze, sibyo. Ugasanga na wa mukobwa nawe ari muri cya gihe, either ashobora kuba ari wenyine cyangwa se afite n'uwo boyfriend. Rero hari side ebyiri. Hari umukobwa ushobora kuza we akeneye ko uwo mugabo amuha amafaranga, aricyo kimuzanye, ariyo papa siyo, akavuga ati uyu mugabo arubatse, byanze bikunze hari ukuntu ahagaze ku mufuka, reka ngende
aho ngaho niho ahubwo mwicudikisheho nubwo wakoresha rya jambo rero wakoresheje. Ahandi hari undi we uhita avuga ati uyu mugabo ari cool, ni umwana mwiza, arubaha, nta kibazo cye, bikaba byatuma uwo mukobwa akunda uwo mugabo w'abandi yubatse, none bigahumira ku murere ko na wa mugabo yagize ute yamukunze. Why not batahita babigerageza? Yewe icyo nemera yego uwo mugabo okay, njye ntabwo ndi kubyita urukundo. None se ari umugabo ugira abagore babiri? Uwo mugabo ibyo se biri fair? Mu gihe abo bagore ushoboye kubatunga nyine, ariko ubakunda, 99.9% kimwe, ntabwo ibyo bintu tubyemera. Wowe se uburamutse ushakanye n'umugabo agashaka wa kabiri wakishima nyine? Erega kirazira. Njye uwo mugabo ankunda, sibyo, yica akabinganiriza akambwira ati njyewe rero wowe uri umwe ndabona ntabwo biri kunyura cyane, it's better ko nshatse undi mugore aho kugira nce inyuma, yagenda akamuzana nkaba nzi ko uwo mugore ahari. Ariko nanone icyaba kibi ni uko umugore yaza ari ukundi kuntu ameze. Hari ukuntu umugore aza wenda ari nka kabiri akaza afite amashagaga, afite amahane, ashaka kugira wenda nicyo kibazo. Ariko wenda nanone muri Islam se ko bikunda? Ni muri Islam nyine, hari ahantu bizi ubundi ufite amafaranga agenda umva ibyo bibazo n'ubundi bitakaje, kuko niba mwashaka abagore babiri, sibyo, ibibazo biza ari uko umwe wamwitayeho undi ukamureka. Reka iyo sije wenda tuyigire iy'ikindi gihe, dukomeze kuri ibi nyine ndi kukumvisha ko bishoboka ko n'uwo mugabo nyine yakunda undi mukobwa kandi afite umugore, wenda ashaka kumugira umugore wa kabiri. Oya ntibishoboka. Yego, ikintu nemera, nta muntu waza gufite ibyo ngibyo ngaze hagerwa kujyana mu mahoteli n'ibiki ajya aba ari hajya kuguhisha. Nose bose niko abo ngabo ari babandi baba bagenzwa n'ibindi, niko sibyo? Ariko nyine nabo hari umugabo nyine kamubwire, hari umugabo ushaka umukobwa wo kuryamana nawe. Oya ntabwo ndi kubisapota, njye ndi kukwereka ko nabyo bishoboka. Abana 2-3 amuri inyuma yamwizize. Nose kuki abadivorce bo ntabwo bakwiriye kubona? Nyine ni umudivorce yitwa umudivorce. None niba arimo kudivorce, ari muri process zo kudivorce, wabibwirwa n'iki? Njye nakubwira muraganira. Ikintu nemera ni iki ngiki. Niba uhuye n'umupapa wenda n'urugero wasohotse uri outside mugahura akaba yaguhisha ko yubatse, uwo ngo waba ari ikibazo, biba ari ibindi nyine akaba yaguhisha ko yubatse, noneho nyuma ukazasanga waramukunze. Nyine icyaba cyose ntabwo nawe ubwawe ntushaka kwijajinga. Ariko se wenda n'urugero utuye ahangaha ufite wenda umupapa utuye iruhande rwawe, urabibona ni umupapa afite abana, afite umugore, afite iki, mutangiye kugirana umubano udasanzwe. Katubyita umubano udasanzwe kuko gucudika wabimbujije, sibyo? Ubwo nyine urumva umubano, ubwo urumva ari uwo muntu muturanye, ubibona ko afite urugo rwe rumeze neza, uba utangiye kwinjirayo. aho ngaho byo ni ibindi ari n'uwo ngo bahuriye wenda like outside akamubwira ko nta mugore ntaki, nyine ubundi abagabo benshi bakunda kuvuga ati umugore wanjye yagiye hanze gutya na gutya, wenda akakubeshya. Ari uwo nguwo wabeshye, ari nawe uzi ukuri ukaba ubikora uzi ukuri, urumva nyine ikibazo ari inde. Ushobora kubikora uzi ukuri, sibyo, ubikoze uzi ko uwo mugabo ari muri relationship nziza, ko afite famille imeze neza, aho ni amakosa akomeye cyane, sibyo? Ni icyaha. Ego nini cyagusenyera abantu, sibyo? Ariko nanone mu gihe ibintu byasenyutse ukaba wakunda umuntu, ndumva nta mpamvu yatuma mudakundana. Oya nyine kuba byarasenyutse rega ntago kandi ibintu byasenyutse si ngombwa ngo babe baratandukanye burundu. Hari abantu batandukana ariko bidaciye mu mategeko, ariko bo ubwabo barananirana. Oya ibyo birumvikana. Kuba wagira wibuke ko sije turiho ni y'abakobwa. Noneho reka tugaruke kuri abo bakobwa noneho bajya kwihoma ku bagabo b'abandi. Ugasanga nimba wenda n'urugero yagiye avuga ati uriya mugabo arubatse ariko tageti ni ukumukura bimwe by'iki gihe. Ni nabyo bihari. Noneho final ugasanga amuteye nk'inda. Aho ni ibindi. Urumva ni ikibazo gikomeye. Wagiye ubizi ko ari umugabo.
noneho bwa kabiri tekereza ko ugiye kurira kurusha urwo ruhinja. ariko reka nkubwire Nicole, reka nkubwire hano kuri iki kintu sibyo, nanone reka tureke kujajinga abakobwa bose sibyo. Hari umwana uba uri hariya ubuzima bwe bumeze nabi sibyo, uzi ko, reka nguhe nk'urugero, hari umuntu nzi nyine yabayeho ubuzima bubi, ari umwana w'umukobwa afite imyaka 20 muri 22, urumva uwo muntu aba ari mukuru sibyo, ari wa mwana wakuze nyine yimenyera buri kimwe, abayeho nabi kugira ngo abone aho aryama, yajyaga kurara abyina muri club kugira ngo abone basi aho abari ku manywa. Ubwo nyine urumva agashaka abantu ajya gusura, iyo uhora muri ibyo ngibyo byanze bikunze umenyana n'abantu benshi, agashaka abantu ajya gusura akaryama ayo masaha angahe, akongera akagenda agategereza ko bwira akajya muri club. Uwo mwana nahura n'uwo mugabo, wa mugabo nawe nyine biri hanze utazi icyo akeneye mu buzima bwe, uwo mwana urumva wazamureka? Azaba abonye umuntu, kuko abenshi bajya bavuga ati abagabo batanga amafaranga sibyo. Ubundi icyo nicyo kintu cya mbere abakobwa benshi bagenderaho, akavuga ati umugabo arampa amafaranga, akareba agakompara hagati y'umusore n'umugabo, wenda akavuga ati ningira ikibazo cy'ibihumbi 300 nta musore uri buyame, ariko akaba yakibwira uwo mugabo agahita yamuhereza. Ariko nanone wibuka ko uwo mugabo ari buyaguhe nyine just igihe kiguharaye sibyo. Hanyuma noneho naguhara nyine urumva nyine ni cya kibazo, urabyizeye neza ko uzamubona. Ari umugabo w'intwari yafata yakomeza akagufasha, kuko ariko abenshi urabizi ko badafata responsibility. Iyo byagenze gutyo abenshi baragira ute, bahita babareka bagakatinga na connection bari bafite sibyo. Ngiye kuri urwo ruhande rw'abo bana nyine ntabwo babajajinga cyane sibyo, kuko birahari, nabyo birahari cyane, kuko nanone ntabwo mpamya ko, kangoye nk'urugero, umwana w'umukobwa wifata akajya kumansura mu maclub ntabwo aba byishimiye byanze bikunze sibyo, nuko aba abona nta kindi yakora, akabona nta mahitamo, akabona akazi yaragerageza kugashaka yarakabuze, nta mibereho mbese afite muri make, akavuga se nzishyura inzu gute, noneho amplis muri Kigali, kuko niho biba cyane, mu ntara ntabwo bikunze kuba muri Kigali. Ugasanga umwana nta rent afite, akavuga se ndabona rent gute, akaba yavuga ati reka nigire muri club njye kumansuzi, muri kwa kumansura niho azahurira n'abagabo bose n'iki ahure nabo gusa. Ariko nanone ku mukobwa umeze neza udafite ikintu abuze ujya gushaka abagabo abandi ho ni ikibazo gikomeye cyane. Ariko se niba waba utameze neza nyine papa si wigira gushaka umugabo w'abandi, none se mu gihe abona ari wowe wamuproviding ibyo akeneye, ufite icyo akugomba cyane rwose. None se wowe ushaka umugabo ngo bigende gute? Njyewe ngiye gushaka, ntekereza ko sinangiye gushaka ngo umugabo wubatse ngo ibiki n'ibiki ujya. Rero wibuke nanone ko ari abakobwa iyo ufite intego mu buzima, niyo waba uri umumansuzi, niyo waba ukoropa muri club, niyo nyine ahantu hose hahurira abagabo sibyo. Ntabwo wavuga ngo kwa ko ngo ntafite renti ngo reka ngo ngiye ngo kugira ngo mu bagabo b'abandi, ahubwo abantu bajya mu bagabo b'abandi, abo bana b'abakobwa bajyamo, ntekereza ko ari babandi ajya mu buzima adashoboye kwa affordinga. Nimba uzi ko nyine udafite akazi gahamye, urugero i Kigali sibyo, urajya mu nzu wenda n'urugero ya 200, kandi nyine ubizi neza ko nta kazi gahamye ufite, ko nyine zidafite uri buyimwishyurira umugabo. Nyine ahubwo abagabo nabo bafite ikibazo, reka tureke kublaminga abo bakobwa gusa, nabo bagabo nabo ubwabo bafite ikibazo. Abagabo nabo bafite ikibazo gikomeye kurusha abo bana b'abakobwa. Ni gute umugabo wubatse, kuko abari baramushuka my dear friend, uwo mugabo afite abakobwa bazi ubwenge, ashobora kuza we afite purpose yiwe sibyo, hanyuma akazakuramo inda gute se, bikazarangira bamuteye inda gute, kandi abo bazitera bose niko bazibyara. Oya abo turi kuvugaho ubu ngubu ni kwa kundi bigaragara sibyo. Nyine nabyo twabivuze, ariko turebe ku mpande zose, kuko iyo topic n'ubundi urumva irimo impande zose, n'ubundi bajya kugera kuri level yo kugutera inda, ibyo byose byabayeho byanyuzeho sibyo. Abo bagabo bafite ikibazo gikomeye. Ni gute umugabo umenye ko uyu mugabo agiye gushaka aba yahisemo akareba abakobwa bose bari mu gihugu akavuga ati uyu nguyu niwe nshaka, niwe nkeneye, kubera icyo aca nyuma agaca inyuma akagenda agashaka uwo mukobwa. Abagabo ahubwo bo nibo bafite ikibazo gikomeye cyane kurusha bariya abana b'abakobwa, kuko amplis barabaruta nabyo ntubyibagirwe. Ngiye kuvuga navuga abana b'abakobwa bose babayeho nabi, niko bafite abagabo nyine bagomba baba providing. Aho ngaho reka nkubwire nanone,
wibuke ko wavuze ko umuntu mu buzima aba afite intego. Hari nyine umukobwa umuntu aba afite usetinga intego goals zo kuvuga afite ati iki amahame kintu ngomba kugeraho, nta musore nzakundana n'abagabo bubatse rero ko gusa. ngo nyine urumva ni ikibazo none se reka nkubwire Wibuke ko buri muntu wese afite intego mu buzima sibyo, ariko nanone wibuke ko hari umukobwa ugenda we akisetinga akavuga ati njyewe n'umugabo twubatse ni gutya. uwo mukobwa aba afite ikibazo Nta kibazo aba nta afite, nubwo aba nyine azi nawe ni gukora intego nta yihaye. n'ubu umuntu aba afite iyo ntego yo gutuma wandagaza abana b'abandi umugabo oya ntabwo byumvikana njyewe nubwo niragabwire hari abakobwa njyewe naganiriye nabo twariganaga, naganiriye nabo nyine ukumva ibintu bavuga akavuga ati wajya ku kintu cy'umugabo akagishimangira akakumvisha buryo ki umugabo wubatse ariwe muntu uzi ubwenge ku isi, nta n'undi muntu uzi ubwenge kumurusha. ntekereza ko umuntu aba afite bambabarire, ntekereza ko umuntu aba afite depression cyangwa nyine afite background y'ukuntu sinzi ukuntu ugomba nyine urumva buri nyine kintu cyose kuvuga kiba ngo kubera papa si impamvu. ngo uradependinga ku muntu Hari n'ubikora kuko icyo udahaguruka ngo ukore hari n'ubikora atari ukuvuga ngo afite depression. kuba icyo nyine utaba mu buzima ushobora kwafodinga kurinda nyine ujya kubyarana n'umugabo wubatse agahita anakujugunya n'ibiki ugatangira kurira kurusha uwo mwana. Nyine niba abandi baba bashaka kuba aba slay queen bazi ko slay queen zitunzwe n'abagabo gusa. Yewe icyo nabwira abana b'abakobwa bameze gutyo mugerageze mube sinavuga gute mugire ubugugu ku nda zanyu mwifate wowe kwifata binaniye icyo leta itubwira murakizi mutubabarire pe. Ariko hari n'ushobora kuvuga ati ngewe umusore rwose wapi nta kintu yamfasha ahubwo umugabo niwe uzi nyine gukora ikibazo ibintu uwo neza. nguwo uvuga ibintu uwo nguwo uvuga ibyo ngibyo akavuga ati wenda kubera ko byiriwe kubera ko abihoramo uko ubijyamo n'ubundi ntekereza ko umukobwa agiye mu bagabo abasore biba byarangiye, ariko nyine demo ujya muri ibyo bintu uba urimo urakura haba harimo abandi bari kuvuka uzabikora imyaka ingahe uzakuramo iki? azakuramo ama etaje, akuremo imodoka, akuremo n'amada n'abana b'abandi nabona biri ngombwa. Rero ntabwo hari umukobwa ushobora kubyarira umugabo wubatse ku bushake bwe. nabyo birashoboka, ni rwa rukundo nakubwiraga nyine umuntu atari mito. ahubwo barangiye ntekereza ko kuvuga ngo urabyaye ngo watangiye kujya mu bintu bimeze gutyo nta mugabo usangiye numva ari ibindi bindi. None se uba ushaka wowe urumva umukobwa yabijyamo n'abafite umugabo se cyangwa njye numva yabireka akareka abagabo b'abandi, abagabo bubatse bakubaka ingo zabo bagafata inshingano mu ngo zabo byarabananiye nabo bagashaka ababo bakajya kubaka ingo zabo. nanone yego abakobwa ntibashobotse muri iki gihe, abakobwa sinzi ukuntu basigaye bameze, ariko nanone abagabo nibo badashobotse cyane. Ese kuki uwo mugabo we tuvuga umugabo afite imyaka 40 kuki uwo mugabo we aba yemewe ko uwo mwana nyine amugwisha? Kuki nyine abiha umwanya yarega hari abantu bagira ingeso sibyo? nimba unahuye n'uwo mugabo ufite izo ngeso kubera iki nyine wowe akurarura? kubera iki uhitamo kumukurikira, uhitamo kuvuga ngo ibingibi ampa oya abahura n'ibyo ukeneye, baravuga ngo ibyo ukeneye si biki ya mafaranga umubonamo uba ubona ko afite ubushobozi bwo kuba yayaguha, ya modoka yakugurira uba ubona ko afite ibyo rero nyine bikora umuntu ushaka gukira vuba atabanje guhasaringa, atabanje nyine gukora kuko n'ubundi uko imbere aba ari heza. Kuko kiba ufite amaguru abiri amaboko abiri ufite ubwenge n'ubukoresha ngo nawe uhasoringe nyine ugere ku bintu byawe, nunabigeraho uzabyubahe. Nta byo kuvuga ngo umuntu araje ngo agwaye ngo imodoka ngo y'ubuntu ngo ibiki n'ibiki oya, aho ngaho niho usanga nyine hava ingeso mbi. Ngewe ikintu nabwira abana b'abakobwa nibirinde ibintu nk'ibyo, birinde abagabo bubatse, babe mu buzima bashobora kwafodinga, bakure amaboko mu mifuka bakore.